This is the breaking news in the city. The breaking news in the city. Nimwesurane kuko kugeza aya masaha nta byo gufata side. Ndi hagati ndenjoying ibiri kuba kuko nk'abandi bari kubyenjoying. Uretse gato. Ahangaha ni ukuvuga ngo ngiye kujya njya hagati mfane nk'abandi breaking news nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo iyi video nimuyitegereza. Clarisse asanga kuri televiziyo nako aza kuri space hano naramajije Clarisse. Kubona abantu bari mu muhanda urabahuza gute no gusambana no gushyira igitsina mu kindi. Clarisse arambwira ati Godfather, ibyo mvuga ndabizi mbifiteho amakuru. Nakoze investment muri ibi bintu. Ndamubwira ntugize ngo iki Clarisse. Ati nakoze investment y'umwanya wanjye no gukora iperereza. Urebye mu yandi magambo Clarisse ni Wegner. Ni Wegner ni cya gisirikare cyo mu nta mike mbaha mugumi yo hasi nta mike ndibuze kuba mwihangane. So ni ukuvuga ngo Clarisse ameze nka muri ni igisirikare cyigenga, akora iperereza ku giti cye, agakora investment. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo turabyita gute se, ni umumeriseneri wo gushaka amakuru. Yashyizeho na undercover, afite n'amasniper ba kamera, koresheje sniper za kamera hanze yadiporowe inzu wo mu nzu. Ahubwo se buriya gukwesitara kamera mu nzu ubwo ntibigize ibyaha, kuko nituza kwitegereza ku mavideo ntabwo yavuze ko afite video imwe isigaye inyuma, yavuze ko afite andi mavideo. Kubera ko iyi video yasohowe n'uyu mugabo uri i Bugande. Where we are heading niko Nsengimana Dieudonné ntabwo ndi kumubona. Ndashaka kugira ngo aba youtubere mwaciye ibintu muri kuryama ku mu youtubere mugenzi wanyu. Kuna cha kuongeza hako. Hari abafeministe baje hano bavugira uyu mudamu, bavuga ko ibintu biri normale. Ibi biko normale. Mm, mm. Avunitse akaguru we, karavunitse yoy. Noneho aho bigeze muri kizi video tuziguri ari kuzishyira ku isoko. Iyi ni operation yakinwe, ahubwo ni mundebere. Ariko rero turapfuye. Burareka mbabwire, nuko Sabe yemeye iyi video ko ari iye, ariko njye sindabona mu maso ha Sabe ngo mbone ko ari we. Mwe muri iyo video muri kureba ni we? Ndi kubaza, uyu ni we?
uyu nguyu niwe no mugume aho hasi ntabwo mbaha mike ndayihereza umuntu mbona bikwiye kuko muraza aha ngaha mugahurutura ibigambo bitamakinga sense. Umvishe iyi video se ari hehe uyu mujene? Ese uyu nguyu video yazikuyeho? Cyore. Usahara? Iyi ngiyi yagiyeho ryari 6 days wapi? Umukapo. Fungura mikoro yawe. Umukapo uranyumva? Cyangwa mbe nkumanuye tena? Urakanda ahantu hari mikoro uyifungure. Ndabona uri umunyamakuru wo muri showbiz. Urafungura mike? Cyangwa ntabwo uzi uko babikora? Meki, niba wabonye message yanjye saba mike nguhe mikoro. Uyu mugabo ari hehe? Kaza gato. Reka Ndahiro papi muzane. Kim, uretse gato. Uretse gato. Kim. Uretse gato. Abatipe bavanyeho telefone. Ntabwo ndi kukubona, ntabwo sa nkusohoka muri space wongera ugaruke. Sa nkusohoka muri space wongera ugaruke, ntabwo ndi kukubona ngo nyiguhe. Sa nkusohoka muri space wongera ugaruke. Nta muntu utari umunyamakuru ndi wiha ijambo uyu munsi. Ntabwo bikunda. Ugomba kuba ufitanye isano n'itangazamakuru byonyine. Okay, ubu nakubonye. Nawe uhindura amaprofile cyane. Nimuza kwitegereza. Hari ikintu cyitwa revenge. Meki, wiriwe? Yes, wiriwe Godfather. Ukimara kubona iyi video wumvisha ugize ubwoba mu nda? Ntabwo nagize ubwo, ahubwo nabonye ko umuriro urakomeje kuri Sabeto. Wowe nk'umuntu uba muri ibi bintu, nk'umuntu w'umusesenguzi, nk'umuntu w'inararibonye muri ibi bintu cyangwa bya media, ubimazemo igihe kirekire. Meki, ndashaka comment yawe. Ibi bintu urabona byerekera bifite ni scandale cyangwa ni ibintu byapfuye gutambuka gutyo gusa? Ibi bintu urebye uko byubatse ndetse n'umuntu urimo nabonye akora wafashe amavideo, Yego. nasanze nanamuzi, ntago abeshya. Wafashe Uko muzi wafashe video uwo nabonye mu kiganiro cya Yago, ko ndamuzi. Si John, ndamuzi kuva kera cyane. No muri iyo video niwe wavuga ngo Sabe waretse ibyo bintu. Ndamuzi kera asenga, ariko n'uburyo muzimu ntago ari umuntu wabeshya. So ni ibintu ubona ko byarabaye mu buryo abantu batatekerezaga, bikaza kubyara synergy, abantu bagakora synergy yo gufata amashusho, Sabe akisanga hanze. So mu by'ukuri ubona ko sinzi ikibazo Sabe yaba yarajyanye n'abantu, gusa bigaragara ko afite ikibazo n'abantu benshi, cyangwa se hari uburyo yagiranye ibibazo n'abantu bituma nabo bashaka uburyo bwose bashobora kumuhana. Nubwo ibyo bamuvugaho nta numwe bitabaho, wari wese yabivagaho, ariko nyine nk'umuntu nk'umu public figure cyangwa se nk'umuntu w'umu opinion leader, ni hatari, ni igicuruzo nyine. N'ibijumba byarabonetse mu myidagaduro, abantu barimo baracuruza. Kuri ibyo rero mbona ko
nubwo mwagiye nagiye mbona nyine hari my space mukora nagiye nyumva uko yagiye ameza abantu bagata bamwe ati sibyo abandi sibyo, ariko pe hano honye namaze kwemera ko ibyo bamuvuga ari byo. niwe wenyine ushobora guhitamo kuba ya managinga iyi situation, kuko muri PR muri publication bashobora gushaka uburyo yabimanaginga, ariko sintekeza ko hano management yabyo ubu ngubu kakanya ishoboka. Igihe akaba yarimanaginze cyaratakaye, kandi aho bigeze cyane hatari ni ukujya kwikara impaka birangiye Godfather. So, ntabwo byoroshye. ntabwo njye ndi kugira ni ukuvuga ngo niba mubyibuka tweet zirahari twakoze ku kibazo cya mbere, nabwo nahamagaye Clara urukumva, navuganye na Sabe ku giti cye urukumva, ndikumva navuganye na Sabe umwanya muremure anyibwirira ko ari uguharabika uriya mugore nta kindi kintu na kimwe. Murabyo ko byari byasaze gushika cyane. Yego ariko uyu munsi reka ndababwiza ukuri, iyi video ntimwumve ndi gutangara gutya, urimo kumva ngo dufatangira principe yo kudasohora amakuru, ariko hari n'izindi zitariye zirahari. Si John uyu nguyu yewe nkimara kubona ko si John wazirikodinze nahise nta n'ikinanarenze ko ndamuzi. Si John uyu nguyu yaguye interview, yego nawe yanabikoze kurikije uko yanabisobanura bikoze nta yindi tension yari irimo yo kuba yenda yasebya Sabe cyangwa nazishyira hanze. Ariko pe ahanga Sabe nta kindi yakora, afite uburyo wewe yabyoroshya ubwe, yabyoroshya bishatse cyangwa yashaka bigagumya gukomera. yabyoroshya gute n'uyu Karara ndeba wisize umwanda? Rureba Godfather, ubundi muri PR hari uburyo ushobora guceceka bikajya 50% iyo abantu badafite facts, badafite evidence, bavuga gusa haburi aho byari biri ugomba kuyaceceka akavuga ati akicecekera bakavuga ibyo bashaka. Ariko mbonye uru ruhurirane rw'amaseri y'amavideo hano we ashobora kuvuga akabyemera akanasaba imbabazi gahita birangira. Bamutwara iki ubundi bo bitaho nindi? So byarabaye, byararangiye, birahari. So hari impamvu yatumye ajya hanze, izo ngizo zirahari, singoba kandi azisobanura. Rero kuba byarabaye nta n'uwo bitaba rwose kuri isi. N'abamarayika ngo baje mu isi barangije babonye abana n'abantu basanga ni beza, bigumira mu isi, baza kubyara abanake. Nkazwe we umuntu igihe ntago mbona ko we nta kindi yakora usibye kuvuga ati okay byarabaye mumbabarira, ibyo birahagije, cyangwa se akaceceka akigumira ku ikarayi yabyo, kuko baragonye basohore seri barazisohora rwose pe. Nuvuga ngo media inkuru zose twakoraga zarahagaze. Izina ni Sabe nangwe ino ndebe nibo barimo bakora social media, muri media mbese bahungu mu myidagaduro barimo baracuruza kabisa. Kandi nibyo, kuko niba ariyo nkuru ihari ku muntu wari ufite followers bagera kuri miliyoni, ninde muntu ukurikirwa n'abantu miliyoni hano mu gihugu? Ni bakeya cyane. Ku isi ufite abantu miliyoni, nta stade hano, nta n'ikibuga tubona abantu bajyaho ku buryo wabasha kubabwiriza. So ufite rero ni abantu barenze 10,000, 20, 50 bagukurikira, kuba wavugwaho inkuru urumva noneho ni ibindi bintu, noneho hakazaho n'uburyo izo nkuru zigira feedback, uko muri communication hazamo icyo bita communication process. Biraturuka hirya bikajya kwa receiver bikaza kubyara feedback. So izo feedback zigenda zikora nazo amacycle bikagera ahantu henshi. So rero vraiment Sabe hano rwose haracyari ibindi. Ibyo ngibyo ntabwo mbivuze ngewe, ni ibi ngibi twumvikana ikintu kimwe. Ibi ngibi mbibonye nonaha, ntabwo nari mbizi. Mbibonye nonaha mu kiganiro naguhaye harimo seri nyinshi cyane, numiwe nge narebye kirimo aho ngwino ndebe yararimo achatinga na Sabe amubwira ngo asohoke ari kumwe n'umuntu. Harimo mbese continuity ya ntuza y'iki ntuza iyi event cyangwa se iyi saga yabaye. Mu yandi magambo ahangaha ngwino ndebe yarasohotse mbere. Yarasohotse mbere. Hari umuntu wari uhagaye na ngwino ndebe, nuvuga ngo Sabe we yasohotse anyuze ahantu abandi bari mu yindi ntuza mu nguni. Niba nabonye aho Sabe yasohokeye hari ahantu yakubise rwose, ubona ko n'ubundi yagize ibyago mbere. Uyu si John yarimo amaguru yavunitse mu maseri. No, ntabwo birababaje, ntuseke. Mu maseri
Ii. Godfather rwose. Kuko nubyitegereza akaguru aragiye aragakuba Eh, imizi y'igiti imufatanyije no way. sha birababaje Impamvu man. yago atabashije nako impamvu uyu mugabo atasimbutse ngo bikunde yari afite akaguru kamwe kavunikiyemo imbere mu gipangu Yavunitse wari byo bita imfunira. Yavunitse imfunira impfukunyira. ukuntu. So urebye yasohotse mu buryo bwo kuri pressure yirukanka ameze nk'icyahunga, urabona sibyo yamufatiye mu kirahure, we ntago yamurebaga. Hari ukuntu ushobora gusohoka umuntu akurebamo we imbere usohoka, so arakata, niko kumukurikira amubwira ati ariko ubundi Sabe waretse ibyo bintu. So urumva aragenda harya muri uramukoki aranurira. So nyuma rero agaruka afata naho ngwino ndebe yaraje avugana n'umuntu. Aha rero niho yagiye agahita amenya ko Sabe yamaze gusimbuka, niho kujya arimo bamuteruye. Nuvuga ufasha amashusho y'imbere mu gipangu no mu bamuteruye. We ntabwo yafasha ayo hanze ntiyafasha, ayo hanze yafashwe n'undi muntu. Hanze hari indi timu. Sha ni operation iteye ubwoba. Bamukora operation ni nka ni synergy ya investigation kabisa ku muntu. Ni hataje. Ikintu rero ibi bintu nituza kubiha amashusho. Hanyuma uyu musore akaba yahuye na Yagwate ko Yagwate tatari mu Rwanda. Gusa sinzi ariko sijyo ni Buganda ndabizi ko yajya yora hazi. No tugende gake. Cyangwa se no mu Rwanda yago yaba nahara yaje. Byose bose birashoboka. yarahayarinze uretse gato. Deja abafashe amashusho. Yamaze kugera i Bugande kwa Yago. Ndakeka ko jewe ntago nzi ngo bari hehe, ariko ndabizi ko sijyo ni Uganda arahazi nahabaye ntago yahaberwa. Birashoboka ko yamaze kugeraho cyangwa se yago yagarutse mu Rwanda. Ni ubwo buri mpagazano not sure press barimo gukoreramo, ariko kugera i Buganda ni igihe kingana iki Godfather? Ni intuzana amasaha make cyane kugera Uganda. Indege ni minota, kandi nka Yago kuri we iki nawe ni igicuruzo gikomeye cyane rwose. Ni breaking news kuba afite aya mashusho. Babizi ko abantu bajyaga impaka ngo kuki hagaragara yaguye hasi, ntihagaragara ari mu nzu asimbuka. Noneho urumva Yago kuza afite seri yose y'amavideo igaragaza uko yasohotse mu nzu, uko yahunze agiye, akagaragaza ngo ino ndebe mu gipangu. Nabonye n'igipangu kirimo abantu benshi. Kugeza ubwo bagiye guterura umuntu bakamuzana mu gipangu mo imbere, urumva ntago ari ibintu byoroshye. Nuvuga ngo uyu sijyo na situation yose yari imbere mu gipangu, kandi azi n'ibyabaga mbere hose, usibye n'uwo munsi arabizi. So kugeza ubwo bamuzanaga bahamagara imodoka batekereza kumujyana kwa muganga. So urumva ko nka Yago rero kuba yagira iyo breaking news cyangwa se yatangaza aya mashusho, noneho birakura abantu bajyaga impaka. Twese ntacyo twavuga, ko twese twibazaga kuki aya mashusho atagaragara. Ukabana kwibaza ubundi nikabara akagambane kuki. Twese twibaza ni moto se yarasimbutse se, ariko noneho kubona umuntu asohotse mu nzu. Godfather njyewe nahise mvuga nti ubu nemeye nka 90% nta wenda bisigaye ni nyirabyo niba ukwiye kubihandoringa. Reka tugaruke noneho muri kariya ya Yago y'uyu mujene Sabe. Nk'umuntu nawe uyirimo kandi bimaze n'igihe, biraza kumugiraho izihe ngaruka? Kuko uko biri kose ntabigize ibyaha, keretse uriya mugabo ntuza umugabo w'uyu mugore, kandi nawe bari muri divorce, ni umugore mukuru, ntabigize ibyaha birimo. Tugaruke kuri kariya n'icyizere uyu mugabo yari afite. What do you think biraza kumugiraho ingaruka? Kuko mwebwe biba murabisobanukiwe. Of course ingaruka ntago zabura, kubera burya abantu baba bakwize n'uburyo bari bakuzi. Burya abantu akenshi muri ibintu byacu, nawe ubwawe Godfather uyu musara abantu bumva uri nka marayika wabo. So gufata nk'umuntu nyine w'icyitegererezo ku buryo Vuga ati banga bari kubizana bakabihereza, ariko ntabwo nshaka ngo babihuze. Bati muribuka Dova, ati muribuka Tom Transfer, muribuka Rwema ufunzwe, muribuka saga ya ba Mike Karangwa, muribuka Safari Ndori. Sinzi uko byumva. N'ibindi. Ariko nkavuga nti ibi ngibi nta mpamvu yo kubihuza. Ku rundi ruhande nge numva ibi ngibi bagatandukanya Sabe na Isimbi. Ibi nabyo birashoboka.
Sabe byagorana nk'umuntu kuko isimbi no ni no no no. sabe. Sabe nk'umuntu nubwo erega reka nze babwire ibi ngibi mwese muntu uri muri iyi space reba inguni wafunze urumva mwese hano reka mbe nka Yesu mugate hagira umutera amabuye ninde muntu wakwifata hano agatera kube twumvikana it's more of the time ariko ninde muntu hano ushobora gutera uyu mugabo ibuye akavuga ati ndamwamaganye ninde muri ibintu bitagize reka nkubwire ibintu bitagize icyaha ntabwo ahangaha ariko noneho tukagaruka kuri ngwino ndebe ntabwo turamugarukaho tugaruke kuri ngwino ndebe wafashe umugabo mfite ngwino nde ndaza kukugarukaho nyuma kuko uretse nkubwira ikintu kimwe urumva ngwino ndebe yabereye gito umugabo we ariko mwabonye interview y'uriya mugore n'umugabo we kuri TV kwasaba bakira erega Sabe yabanje kwakira uriya mugore n'umugabo we kandi ni vuba nta n'igihe kinini yarabakiriye nkurikije uko Saba mubwira ko azamwereka aho bagurira impeta arangije Saba kuyimwambika anyway twakangaranye turumirwa gate buriya ibi bintu n'izi video nk'umuntu wayitegereje mu by'ukuri ni ngewe rero mu bintu uri bumbaze ntumbaze ibyo yago oya yavuze ntabwo nakari kanyuzeho kuko ubanje kumbwira ngo aka kantu wakumvishe numva uri kunyumvisha yago ariko ni impuhwe se afite ndumva nta simu afite ariko icyo nari ngiye kuvuga maze iminsi mbona abantu babinezerewe bishimye banezerewe ariko ikintu kimwe cyo nababwira yaba ari wowe Godfather n'abandi bose bari ahangaha sinzi umugani bajya bacangaho umugabo aguye niba ngo bari uwo mugani bavuga gutera ngo ahantu umugabo aguye niba barenzaho aho umugabo aguye sinzi uko undi arenzaho utwatsi bateraho utwatsi nabonye abantu benshi ngewe baranicare ngewe mfite ikibazo mereye kuri uriya mugore ngo ni Clara uretse ko wenda izo video muri kubona nyir'ubwite niwe ufite ubwiru bw'ukuri buhagije sibyo muri kunyumva hanyuma iyo video isohotse nonaha wenda ngo ari gusohoka reka wenda dutegereze tuzabona n'indi na harya wa mukobwa yitwa ngwino ndebe ngwino ndebe nawe wenda afite iyindi mubihuzahuza ariko se reka mbyemere ko muzabihuza wenda bikanahura sibyo ntabwo ndi bumenye niba ari urwanga abantu baba bafitiye umuntu ntabwo ndi bumenye niba ari kugeza ahantu ubu se ngewe ejo nabonye kuri Twitter abantu bari kwandika ati uriya mugore Clara ahubwo ashobora kuba yari umu ex wa Sabe akaba wenda ari muri revenge uri kumva ntabwo ngiye mbona ukuntu umuntu akora inkuru mpaka akazana n'ikibaho mpaka akanandika ngo uyu mpaka inkuru y'umuntu umwe ikaba mwese erega hari ibintu abantu bakorera ahantu hatabona sibyo hari umuntu wavuze ngo nta kosa ngiye mbona Sabe yakoze ikosa yakoze nuko yavunitse sibyo ntago araza atangaze wenda ati ngewe byari byangendekeye gutya kandi uko byaba byagenze kose ikigaragara cyo ni uko bifite uko bigaragara bifite ukuntu byapanzwe ako kantu gahagararaho gatoya tukumve sibyo kuko niba umuntu ari mu nzu y'umuntu nubwo yaba ari muri lodge nubwo yaba ari muri hoteli nubwo yaba ari mu nta mpamvu n'imwe ihari yatuma umuntu ahunga ahubwo byanga byakunda hari impamvu ituma umuntu ahunga ari mu nzu urakoze hariya Sabe yahungaga iki yego wenda icyo nicyo mwakibaza ariko se mbere y'uko mukimenya mpaka nyine umuntu bamurimireho ubu ikindi kandi ngiye ngomba kubwira abantu mutandukanye isimbi mutandukanye na Murungi Sabe sibyo aho ngaho niho gutandukanya ururimi n'amenyo ntibikunda
ntaribi nyine ntaribi icyo mvuga ko utandukanya reka nkubwire Godfa nawe sinigeze kubona last time bari gukora space ngo y'ibikorwa bibi byawe ngo ukora niki nkajya no kumva nkumva ngo waje ngusaba imbabazi uretse ko ibyo bintu nge ntigeze nanabyumva sibyo ariko muri ibyo ngibyo wenda bibi bibiri wakoze cyangwa bitatu ntabwo bikuyeho ko hari ibindi byiza wakoze kandi wakoreye abantu kandi bakishima sibyo kumva isimbi ifite abantu benshi yafashije bro ifite abantu benshi yafashije ifite abantu benshi yahinduriye ubuzima sibyo na Murungi Sabe ni umuntu ntabwo uriya ari marayika ntabwo iriya ari imana uriya ntabwo ari Yesu waje utereka hariya nta nubwo ari icyaremwe kindi tugomba kuza kureberaho ibyiza oya ni umuntu uko umuntu yakora umuntu ni umuntu wa muntu we uyu munsi aba ari njyewe ejo ari uyu munsi ejo sorry ari wowe buracya uyu munsi tukumva ngo runaka buracya tukumva ngo mu minsi yashize video ya Jihad siyo mwari muri kuvugiraho uretse ko wenda Jihad we ari umuntu uzi kwivugira sibyo ntabwo Murungi Sabe arigera aza ngo aje gusobanura ikintu na kimwe sibyo reka mbatandukaniriza ibintu Clara ku munsi wa mbere yaraje aravuga muri ya minsi ya mbere ati babafashe basambana iyo video turayitegereza ntitwayibona wenda reka tubyemere yuko iriya yari iya kabiri ikindi kandi nagiye numva mubigira ibintu by'intambara ngo uriya mugore ngo yaje abaza ngo uriya mukobwa ariko kuki nkunda kwibagirwa izina n'inkunda ninde niba ari ngwino ni ibintu nk'ibyo urumva ngo bamubajije ngo uri umugore we ngarikiriza bro hari situation ugeramo ukanikiriza n'ibintu nawe ubwawe utazi utari no kumva sibyo umuntu araryamye yavunitse aryamye hasi ikintu cya mbere ntabwo muri bubashe gukavaringa abantu barimo baraza gufata amafoto n'amavideo wenda ngo mubabuze umuntu araje nawe arimo arakubaza ngo ubundi se ngo uyu ni umugabo wawe mani hari igihe wikiriza ibintu atari uko ubyikirije kuko wabyumvisha ko babibajije wowe uri kwikiriza ibintu kugira ngo ikibazo kive mu nzira ikibazo kive mu nzira uyu munsi baba bari kuri Murungi Sabe ejo nimugoroba ntabwo nabonye video no don't go there y'umuyobozi ndi kukubwira njyewe ntabwo muvuze ndi kukubwira ibyo ngiye mba nabonesha amaso ntupfe bro kumuvuga gusa komeza none tushaka gufata ibyo nabonesheje amaso yanjye uvuge ngo ntabyo ariko nabonye nyine ntubivugire ungize ahangaha ntabwo impuhwe ngiye nivanga mu bintu bya politiki ntabyo nyine ndi kuvugira nka ndi kukubwira yuko uyu munsi aba ari uyu muntu ejo undi muntu ejo undi muntu rero mwifata nkaho Sabe wagira ngo yaciye nk'amabere ese ubundi reka mbyite yuko Miss ahubwo nanjye nakubaza kuki bijya hanze kuki uwo muntu kuko nyiri ubwite ikigaragara cyo urabona yuko nta ruhara bifitemo bwo kugira ngo uravuga bijye uwuhe hanze Sabe yego tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri uyu muntu garuka inyuma gatoya muri iyo kese ya mbere muri izo saga za mbere zabaye apana ibingibi by'iyi video turi kubona biriya bya hoteli urabyibuka iyo saga urayibuka iyo saga babarira ndayibuka ariko iyo uyinyuriremo video y'iyo saga ntabwo ntayo video mwigeze mubona hariyo yagaragaye mwigeze mubona byaranahaga se turi mu bantu buretse babirwanije abantu 800 muri ahangaha kuri space iyo video ntayo mwigeze ntayo mubona twabonye ahubwo wenda Clara nk'umuntu waje akavuga inkuru abantu bakamwamaganira kure nimba yarabonye kari aka video yagombaga nawe kugakoresha icyo yagombaga kugakoresha sibyo umva tugende gatoya sibyo tugende ariko buriya reka nkubwize ukuri Godfa ikintu utazishimira ntuzishimire kuba ibintu byawe bigiye hanze utabishakaga ngo mugenzi wawe abibyinireho kuko nawe ntawamenya umva ariko si umukobwa ntabwo ariko ni kuri ntuza Jesus Christ wa mukobwa wandetse wandeka ntawamenya ibyo ndavuga umuntu uri kunzu ngamamagara ndeka oya mwihwe ni nk'uyu nanjye utangiye kumpamagara tugende gatoya twumvikana ikintu kimwe tugende gatoya ahangaha tugiye gusasa inzobe nituvuga iyi kese nibyo navuze ejo bundi Clara ikintu munengaho ni ugufata ibi bintu akagenda akabyinjiza nk'imiryango agakuramo umudamu wa Sabe akagenda akabyegereza agakuramo umutima akagenda ibyo ngibyo nibyo akabyegereza namaganye umutima ibyo nibyo namaganye ariko noneho tugaruke ku gikorwa nyamukuru twumvikane ikintu kimwe uramutse uvuze ngo ibintu bijyayo abantu baceceke
n'umucamanza oya nta yaje muntu gucira ugomba umuntu urubanza guceceka uretse gato nyine nakubwiye ko nta muntu ugomba guceceka ikintu ko mvuga ni n'iby'abandi kimwe turabibona wait a second Sabe ni izina rikomeye, he's a public figure, tubyumvikane. Uriya mudamu afite YouTube channel, ni umubyinnyi aragaragara. Haje saga ya mbere, umugabo yakurikiye umudamu we amubwira ko agiye muri repetition, amufatana nande na Sabe ku rupangu rwa hoteli, murabyibuka? Sabe arakwepa ngo arahunga. Hano byaracitse, turahaguruka turavuga ati no, umuntu guhura n'undi bivuze gusambana, tubyumvikane. Ibyo bintu twarabyamaganye, ni mu bantu babyamaganye. Nihamagariye Sabe ndamubwira bro, turi inyuma yawe, ntabwo ibi niharabika, ntabwo twemera ko abantu baguharabika, tubyumvikane. Brian, tugende gakeya. ndimo ndakumva. Ejo bundi ndakubwiza ukuri, Sabe arahari, uzagenda umubaze. N'uyu munsi naramuhamagaye, nahamagaye uriya ngwino ndebe, tujya kuri telefone turi batatu. Ibintu mu by'ukuri dusanga ni ibintu biri haters, ni ibintu byo kwangisha umuntu abantu. Kuba Sabe yahuye n'umuntu, ibyo bivuze ko basambanye cyangwa bivuze ko ari Niko gusenya se urugo rw'abandi? Ibyo basambana ngibyo ntabwo ari turabireka. uburenganzira bwaba. Uretse gato tugende gake. Ejo bundi iyi video isohoka, umuntu aryamye hanze, Karara namuzanye muri space hano, ndamubaza Karara, umuntu ko ashobora kuvunika ari muri siporo, ashobora kwirukanka akavunika, murabihuriza hehe nuko uyu mugabo yari yagiye gusambana n'uriya mugore? Turi mu bantu babyamaganye. Umuntu ashobora kuvunika, kuba umuntu yavunitse undi ahari, murashingira he ko yasimbutse urupangu? Ibintu by'urupangu turabyamagana, kugeza naho umuntu yaje kuri televiziyo ejo bazanye avuga ko uriya mugabo ngo yatsikiye, ngo bavuga ngo ahuye ngo niki, ngo aratsikira mu gakoki. Ibi ngiye turabigira gute? Turabyamagana. Ugiye kureba ikiganiro twagiranye na Clement na Dumba kuri Instagram, twanzuye, uretse gato, twanzuye ko ibi bintu, cyangwa tuvuga ko iba ari iharabika, umuntu ashobora gutsikira akavunika. Tugende gakeya. ibyo ni Tubonye ibyanyu ubu ngubu nta mwavuze, reka muntu, kuba mwarabivuze ntabwo uretse gato, birenze, ibyo ntabwo birenze, nta kintu uretse gato, kirenze kirimo. uretse gato, nidusubira inyuma hano hari umuntu ugishidikanya ko Sabe yasimbutse urupangu. ariko oya ntaribi, ariko se Godfa mwishidikanya, reka tubyemere ko yarusimbutse. Ahangaha hano impaka z'uko Sabe yavunitse ari gusimbuka urupangu zivuyeho, ziramaze, ni ukuvuga ngo yararusimbutse uretse none. gato, mu yandi magambo umva hano, umugabo yitwa Sabe yaravunitse, yagiye kurira kano, umubiri urashuka, umubiri urosha, yahagurutse agana kwa ngwino mbere, igipapu, igitsure, gitsenye igikoko, wagira amabirango, yasimbutse igipapu, ukuguru kurakonyoka. niwitegereza iyi video hano, Sabe mwihangane, ntabwo ngiye ndi kubyinira kuri Sabe, ariko ikintu ndashaka kubanza ni kimwe oya clear. yawemera ibyo urimo, Tugende gake, ntabwo ndi kumubyiniraho, tugende gake. oya byina cyane, ahubwo ntaribi, ngenda byumva ntaribi. Uretse gato, ubyumve gute? Ubyumve tugende nyine wowe byinire. Ntabwo ni none ruvuga ngo twumvikana ikintu kimwe. Iyo izina ryawe riri public figure, twumvikana ikintu kimwe. Ibyo ngenda byemera, ariko se Godfather simbyemera, hari umunsi batatu uvuga ikintu kimwe. Uretse gato, twumvikana ikintu kimwe, abantu ntibabigire big deal. Nta cyaha kiri muri ibi bintu, nta cyaha Sabe yakoze, nta kigize icyaha turabona. Ahubwo wareba turabona ngo kuki yahunze, ese kuki bamufashe video, kuki bamufashe video? nyine urimo urabona ko umuntu wamufashe video ni umuntu wari ubizi karimo, sibyo? None ahubwo tukankubaze, kubera iki Sabe yahunze? Yahunga giki? Yahungaga, ikigaragara cyo yahungaga kubera ko bari kumufata video, kandi natwe ntabwo tuzi impamvu bari kumufata video. Ahubwo abo yari yagiye kureba, ahubwo wakibaza ngo uwo muntu yari yagiye kureba, wenda we ntabwo turabona video yisohoka, ariko ngibaza nubwo gute umuntu yaba yagiye kureba umuntu hana mukavarika ko yari umushyitsi yicaye mu ntebe, niba ari ikibazo cyari kivuga. Ngwino ndebe ari muri operation Kimangwema, ari muri iyo operation.
uyu ngwino ndebe n'akasa muto ashobora kuba akorana na Karara kankubaza ikintu kimwe reka uravuze nkubwire ngo ikintu yahunze bamufata cyambabaje video nigeze kubona iyo akavidewo ka bagufashe Karara buretse gato ya Godfa nigeze kubona akavidewo ka Karara na ziriya mpanga ebyiri bari kubyina bameze nk'aho bari bafitanye ubushuti cyane bari n'inshuti cyane ahubwo ahubwo wowe wenda nta bakaba makuru ufite barashwanye ubu ngubu bakaba barimo reka nguha kwihorera amakuru hari amakuru udafite Clara yame niwe wa yame presence wa Clara niwe wa presence ziriya mpanga kuri Sabe Eh? noneho bagezeyo Clara ni inshuti ya Sabe mbere ya ziriya mpanga mwese byageze gute noneho yaramwimye uretse gato impanga zaje zizi kubyina neza kurusha Karara kandi zifite so nanjye mvuga ngo iki noneho gahunda yariho buriya mwebwe muri kuvuga ntabwo muzi impamvu Karara afite umujinya w'umurandura nzuzi no murimo niyo kunyumva mpamvu ibyo Sabe yakoreye aba bakobwa b'impanga urimo yagombaga kunyumva kubikorera Karara yari promises yagombaga guhereza nde Clara yari yabimupromisinze se mu buhe I will buryo help yamuhaye iki you yamukoreye iki uretse gato Mm. yamuhaye iki ariko yamuhaye iki kuko nyine uzamenya byinshi ahubwo uretse gato niki impanga zahaye Sabe zatumye Sabe afasha aba bakobwa agafata kameramani na kamera ye n'amatara buri kimwe cyose akabyegurira impanga n'ibiganiro byabo bataragura kamera zabo oya ibyo aribyo ni Karara ibintu avuga bisanzwe muri showbiz pe ibyo ni ibintu bisanzwe iyo ufite umuntu w'inshuti yawe Karara uramubwira akavuga ati Karara akavuga ati ni gute wakunze abantu ukundusha ahubwo wenda iyo uvuga ukamera ibyo kubasapotinga ntusapotinge ahubwo iyo uvuga ibyo sizi uri kumva icyo kintu ndi kubyumva aha niho ruzingiye sizi uri kubyumva ndi kubyumva Karara ikiri kumutera ibi ngibi ni ari ubufasha kwihorera muri atahawe na make Sabe ari muri revenge none I know, I know. ahubwo ikibaza uyu mugabo wafashe amashusho erega ntabwo muze gutandukanya bino bintu ngo yatumwe mubyemere nande yayafatiye iki buretse gato ubu turi kuvugana iyi space irimo uwafashe aya mashusho yicaye imbere ya kamera ya Yago ari kumuha ikiganiro ari gutanga ubuhamya by'ibi bintu reka like da talk about Meki babarira ufungure make we gato Mm? niba ndakumva numvishe neza uyu nyiri gufata aya mashusho Sabe uyu mugabo akaguru gafatwa mu muzi w'umuvumu kiriya giti Sabe avunyemo buriya Sabe yavunitse kabiri Sabe yakubye akaguru mu muvumu asimbutse akaguru kamwe biramunanira kamwe kari kabuze equilibre n'akandi karavunika birababaje niba nabyumvishe neza uyu mugabo wafashe aya mashusho ngo yitwa nde ari hehe ubu turuvugana yitwa John John tumwita si John ni John zinanze si John si John bari he yayafatiye iki se yababwiye ko yayafatiye iki pesi ntago nyiza ariko uyu mutipe atuye muri cya gipangu ko wumvise ko yabwiye Sabe ngo ariko Sabe ngo waretse ibyo ngibyo ngo sinzi ukuntu yambwiye ngo wahindutse ukareka ibyo bintu urimo ko atari byiza yamubwiye ngo ibyo bintu muri ushatse iyi video wareka muri iyo video ni ibiki rero yamubwiraga gusa kumenya space arimo ahantu hari ntago nabwira ngo ari aho yagari nibwo niko cyo nagusubiza kuko namunye imbere ya kamera Yago wamubonye imbere none se Yago yavuye i Bugande uyu mugabo nyuma yo gukora operation Kimangwema yasanze Yago i Bugande ahubwo n'ibindi murabitubwira ibi bintu rero bino bintu birimo magoye nyinshi harimo ibintu byinshi Brian nakubwiye ngo niwumva kano ka video nakinnye ngo sinkumvisha uwo muntu ni ukuvuga ngo ibi bintu byose nyuma yuko nyiri gufata video ari imbere ya kamera ya Yago mu Bugande Yago yatanze ubutumwa bugira butya buti ngo urebye nkuko nabikubwiye hano ihangane wumve urabitwumvisha kugeza ryari ariko Brian okay ntaribi kandi twabyumvise ahubwo nawe kereka niba hari ikindi kintu ushaka yes twagiye icyo nashaka kukubwira ibi bintu birimo kagambane urakoze cyane urakoze cyane okay Sabe ibyo yarimo byose ibyo yabayemo byose byaba ari byo byaba atari byo ariko bigaragara ko yagambaniwe cyangwa yatezwe nuko ngiye mbyumva tugiye kureba rero uretse gato tugiye kureba abantu bari muri iyo operation tubonyemo uwo nguwo umwe bamaze kugera ese muri iyo video mwanyeretsemo
uwo mukobwa ara umukobwa yaragiye ngo ku rupangu imbere, umukobwa ngo yari ku rupangu imbere ariko buriya. ngewe Godfa reka nkubwize ukuri urabyemera yuko nta bintu bya danje nta kintu cya danje na kimwe kirimo hano sibyo, ahubwo ngewe basi reka Uribeshya tubyemere cyane, pe ikintu buretse nyine cyadanje mwumvikane. buretse nyine amakosa abaho, ariko se njye noneho ndimo ndareba abandi bantu bahera kuwa mbere kugeza n'ubwo bajyana ngo imetero kujya gupima igipangu. Ese ubwo reka Badapima ngo bazi igipangu, ariko urwo none rukundo se ntibahakana ko atahasimbutse, ariko se kuri gufata saba ukamugira simple revido, ukamugira nk'umwana wa gatongore, ntabwo ariko ntabwo ari bimeze. That's umwana the wa big names. gatongore, ariko umva nkubwire turi kuganira turi kumvikana sibyo. Mhm. Hano buri muntu wese arakosa ku kigero cyiwe, kandi urabizi neza ko hano mu Rwanda iyo ufite izina rwose ugakora akantu ewana barakurira kabisa, Reka barakurira nkubaze, kabisa sibyo. Ariko niba okay wenda ndabyemeye pe, ino video ya kabiri isohotse iratwemeza yuko icyo gipangu yagisimbutse, ibyo ntago nabihakana, Mhm. kuko niba narabonye video ya mbere aryamye hasi yavunitse nkabona indi ya kabiri y'imyenda arimo araca mu kantu k'agaferege, ibyo byo rwose biragaragara pe sibyo. Mhm. Ariko nk'uko mwabivuze ntabwo murigera mubona iyo video ngo wenda basambanye, kuko mba numva ariho muganisha cyane cyane cyane. ariko se ninde muntu wigeze ubona boxer ya Sabe? Oya nyine nibyo ndi kukubwira, ariko genda ku ma YouTube hose urebe, genda ku None ma se YouTube rero hose urebe. impamvu y'ibi bintu niba bari kukubwira nuko muruvuga ngo ntabwo ngewe ndi kwenjoyinga video ndi kubona kuzinjoyinga, sindi Ariko si ikintu uri kumwishimira, kwenjoyingamo ni igiki ndi Godfa? Nawe uri kwenjoyinga umugabo sibyo, wiki. Reka nawe nkubaze, nagwaye urugero ngo ejo bundi hano baraje bakurimiraho iya itaka. debeli ntitwayenjoyinze, twumve ibi bintu, umva twumvikane. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya, ntiwumve ko turi gushinja umuntu ibintu, no, twumvikane ikintu kimwe. This is Ntabwo showbiz. oya ntabwo Uretse byari gato, byiza mvuga ko muri gushinja, ariko uburyo nyine no. uburyo muri gushyigikira. None se reka nkubaze, ubu reka ko Clara yaje akavuga ngo ntabwo arimo arasenya ngo ari kubaka, ndakubajije buriya arimo arubaka cyangwa ari kurusenya noneho ahubwo byanyabyo? reka nkubaze dusubire inyuma Nyine gato. nsubiza yavuze yuko ngo adashaka ngo gusenya gusenya u ngo Rwanda, gusa ngo yageranga ngo abapuruvinge longo ko ibyo yavuze ari ukuri. Nanjye gusenya u ndakubajije Rwanda, nk'umuntu w'umugabo nka Godfather, kangusubize, arimo arasenya cyangwa arimo arubaka? ndagusubiza muri aya magambo, nakubwiye nituvuga kuri iyi saga iri kuzana ibi bimenyetso, ntabwo turi busimbuke kese ya mbere aho umugabo yatabazaga ko arimo gusenyerwa na Sabe, tujye tuba honete. Hanyuma mbere yuko yego rata komereza DJ Brian namyote mbere yuko tujya mu we nkweto wowe za ndakwiyamye uri kuza kuntera iseseme ngo ni muting besire ndamutinga se ni muri space yawe cyangwa ni ya bene wanyu baje gukorera winera gateka iyo bahe ndatoya na mani. Reka nkubwire, hari igihe umuntu yiyubaha abantu bagashaka umurimo nk'uyu ngo ari kundedembaho, uri kundedembaho ino space ndiho ni so wayihostinze. ariko se gatente wabatijwe, komeza uvuge Godfa. ndavuga nti twumvikane ikintu kimwe, niba dushaka gusasa inzoga, ariko se mwagiye mugira imana, ngiye narabatijwe, ubwo Godfather ntabwo nemeye gufata ubwenge nkaburambika hasi, niyo mpamvu nakabaye ngo ndi gukora advocacy ni showbiz. So ndavuga nti nitujya kuvuga kuri iyi case, ubwoba papa, ndeka ngira ubwoba, baravuga ngo utagira ubwoba badafite ubwenge. oya nibyo niko bimeze, ko ariko ndimo kubaka application uragira ngo ni bande bazakora subscription, ugiye no gukora mumbabarira ubona babaje mbabari, ariko ejo bundi application isohoka mwese muzashyiraho iryo dolari. Ibyo ngibyo uri kumbwira, ndabakunda abo nababaje mu bintu bya advocacy, sinzongera kubikora, mureke mbane namwe amahoro. Ngiye kwizanira application, amavideo nkaya muzamuyasanga atagize ibyaha, hanyuma ubundi tuhatwike nanjye ngira icyo bakuramo. Urumva application iri hafi, iri mu igerageza, naho abagira ngo ngira ubwoba, kuko utagira ubwoba ntabagira ubwenge. Mureke ngira ubwoba gusa, ikintu kiriho kimwe, komeza kujyana nabonye na papi yaraje, murajya ngo mbikihebe se papi wese kandi papi Ndahiro yaraje anavuga ati wowe wabaye umunyabwoba, wasabye imbabazi, nzongera nzisabe n'inkosa, ntabwo ngende ikigenge, ningeraho nkosheje ibyo by'ibyo wasabye imbabazi ntabyo namenye, nta nibyo nkeneye kumenya, tuvuge ibi ngibi. ubwo bwoba bukuye he? Reka ngira ubwoba, mfite impamvu nagize ubwoba. Ni byiza, ariko ni byiza mani iyo umuntu ari mu makosa agasaba imbabazi. Nta makosa nakoze, ariko kuyoba ni ikintu kimwe. Reka tugaruke ku cyatuzanye uyu munsi. Buriya ubwo bwoba nagize wabanje kubugira sheri, urarucura rumira.
reka miss reka you reka too reka 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 turarumira reka 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 nkubwire reka hari igihe reka nze nkubwire hari igihe cyo kuvuga ese n'igihe njye cyo video guceceka zanjye zigeze hera njye video zanjye ko mutari kuzishyira hanze ngo kandi mbe twarayibonye nzenjoyinga ntitwayibonye se twayibonye ni kariya konyine mwari mufite ntitwayibonye ariko si uko ntitwayibonye hano uvuye muri dushe uvuye shamwe tujijisha mwana dukomeze kuri reka tugaruke Sabe ariko wowe bite byawe urukumva Brian ariko icyo ariko Sabe tuvuga niwe ubu nawe ugezweho man. bamwishyuye uba tugaruke gatoya ariko ngo gahambirwa mwe ubundi ni gute mwa we ngo Rwanda nziza ubundi wowe uri gatiki tugaruke gato so gahunda iteye itya aya masaha tugiye gusasa inzobe Brian nta muntu uri gushinja Sabe ariko turavuga dusasa inzobe uyu munsi zikamwo zitahanye ni ukuvuga ngo nituza gusubira inyuma tukitegereza neza twamanje kubona umudamu urira avuga ko mudamu rero umugabo nako avuga ko asenyewe kandi asenyewe na Sabe izo voice no turacyazifite tugende abivuga gakeya uyu mugabo turamubona bahita ndimo bata ndakubona kuri ya mugabo kugeza naho batuzaniye umudamu ariko sereka ngiye kugira ngo ibintu nanze ko ntazasubiramo singiye kwiteranya ariko tuvuge ibyavuzwe iyi kese rega ni inkuru kugeza naho bafashe uyu mugabo bakamushinja umudamu utuye Rubavu ufite amabuno koko ko ari waciye umugore w'imbere inyuma uyu mugore yagiye kwihimura tugaruke gato twibukiranye ko uyu mudamu ari muri divorce tubyumvikane uyu mudamu arimo uyu ngwino ndebe ari muri divorce n'umugabo we kandi umugabo yamanje kuvuga induru avuga ko asenyewe nande na Sabe mu biganiro bya mbere twumvikane rero none Sabe afatanywe igihanga afatanywe ni ikihe mu rugo rw'abandi